umwe mu banyapolitiki bakiri batoya igihugu cy'u Rwanda gitunze. Ange Kagame, umukobwa wa Perezida Paul Kagame, umunyapolitiki ukomeye cyane kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Amateka avuga ko mu gihugu cyanyuze mu bihe bikomeye ariko kikongera kwiyubaka, havutse igisekuru gishyashya gifite icyerekezo, icyizere, ubumenyi. Muri icyo gisekuru rero harimo izina rikomeye cyane kandi ryamenyekanye ku rwego mpuzamahanga, nta yindi ni Ange Kagame. Ange Kagame ni umukobwa wa Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, n'umufasha we Jeannette Kagame. Ariko uyu munsi inkuru ye si uko ari umukobwa wa perezida gusa, ahubwo ni inkuru y'umugore wize, wubatse icyizere cye kandi uhagarariye urubyiruko rw'u Rwanda ku isi yose muri rusange. Nimunyemere ko umunsi tugaruke ku mbaraga mu bya gisirikare uyu mukobwa wa Perezida Paul Kagame afite, n'uburyo ki benshi batekereza ko uyu mukobwa ashobora kuzasimbura se ku butegetsi. Benshi baragira bati Ange Kagame ni umuhanga cyane mu bya politike, bikaba bitarangira aho ngaho gusa, akavuga akaba ari n'umukobwa wa Perezida Paul Kagame ugaragara neza ko ashobora kuzamusimbura ku butegetsi. Uyu mukobwa wabonye izuba mu mwaka w'1993 yavukiye mu gihugu cyari kiri mu rugendo rwo kwiyubaka bushya nyuma y'amateka akomeye cyane yaranze kino gihugu cy'u Rwanda. Mu muryango we ni umukobwa wakuzwe akunda igihugu cyangwa yigishwa gukunda igihugu, kwiyubaha no kubaha abandi, gushyira imbere uburezi ndetse yewe no gukora cyane kuruta kugaragara mu bindi bikorwa bitandukanye. Gukorera mu muryango w'abayobozi ntibivuze gusa amahirwe, ahubwo bisobanuye inshingano. Izi ni indangagaciro zabaye inkingi y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ibi bikomeza kuvugwa neza ko ari umukobwa wize neza. Kagame uzwiho ko ari umukobwa utuje cyane, udakunda kugaragaza amashusho yo kuri mbuga nkoranyambaga zitandukanye, gusa akaba azwi neza ko ari umukobwa wize mu Rwanda, mu mahanga, harimo no ko yarize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibigendanye na political science. Inzi rero kuba ari umwe mu bakobwa bakomeye cyane ba Perezida Paul Kagame, ahubwo ni umuhanga cyane. Bivugwa neza ko uburezi bwe bwamuhaye ubumenyi mu miyoborere, kumva politike mpuzamahanga, uburyo bwo kuvugira ku mugaragaro, ndetse akaba ari umwe mu bakobwa bazwiho ko bazi indimi nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yewe ni umwe mu bakobwa y'abandi ku rwego mpuzamahanga mu kumenya indimi nyinshi b'abakuru b'ibihugu bitandukanye. Amateka avuga ko uyu nguyu ari umwe mu rubyiruko rufite ubushobozi bwo kuvuga ku ruhando mpuzamahanga, agatanga ibitekerezo byubaka ku iterambere rya Afurika yose muri rusange. Ibiro byakomeje gutuma Ange Kagame ahiga abandi bakobwa batandukanye b'abakuru b'ibihugu bitandukanye, bityo aza ku mwanya wa mbere nk'umukobwa w'umunyapolitiki udasanzwe ku mugabane wa Afurika. Ange Kagame yakunze kugaragara mu bikorwa bigendanye n'urubyiruko n'iterambere. Yitabira ibikorwa bya Imbuto Foundation igamije guteza imbere uburezi n'imibereho myiza y'abana b'abakobwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu biganiro bye akunze kwibanda mu guhanga udushya, kwiyubaka, uruhare rw'urubyiruko mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhindura amateka y'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Agaragaza ko urubyiruko atari ejo heza gusa, ahubwo ari ubu ngubu. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeza kuvugwa neza ko yari umwe mu bakobwa b'abahanga igihugu cy'u Rwanda gitunze. Ange Kagame yitabiriye inama mpuzamahanga zitandukanye, aho yagiye agaragaza neza ko hari iterambere rirambye, uruhare rw'abagore mu buyobozi, icyerekezo cya Afurika cyose muri rusange. Aha kandi agaragaza isura y'u Rwanda rufite icyizere, igihugu cyubakiye ku rubyiruko rufite ubumenyi ndetse yewe n'indangagaciro zitandukanye. Ibi bikomeza kuvuga ko mu mwaka wa 2019 ari umwe mu bantu bagiriwe amahirwe ndetse yewe atangira ubuzima bushyashya ari kumwe n'umugabo we. Ubu ni umugore w'abana babiri. Ibiro bikomeza gutuma Ange Kagame amenyekana ku rwego mpuzamahanga. Nubwo uyu nguyu avuka mu muryango uzwi cyane, agaragaza ituze, kwicisha bugufi ndetse n'ubushobozi bugaragarira buri umwe wese. Ange Kagame si izina rizwi kubera umuryango yavukiyemo gusa, ni ishusho y'icyizere cy'igihugu, igihamya cy'uko igisekuru gishasha gishobora kuyobora, kuvuga ndetse no gutangaza icyizere mu Rwanda rushyashya. Urubyiruko rufite ijwi kandi ijwi rikomeye cyane. Mu bagaragaje iryo jwi harimo na Ange Kagame. Ejo hazaza rero ntabwo hategerezwa, ahubwo harubakwa. Niyo mpamvu benshi batekereza neza ko uyu ari urugero rwiza rugaragaza neza ko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuzatera imbere. Uyu kandi ni umwe mu basirikare bakomeye cyane igihugu cy'u Rwanda gitunze, bitewe n'uko ngo kumbunda ni wamunesha. Ni umuhanga cyane mu bya politike, ni umukobwa utuje gusa ugaragaza neza ko
iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda rishobora kuzatera imbere ku rwego mpuzamahanga. Ese ni ikihe kintu kidasanzwe utaruzi kuri uyu mukobwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Ange Kagame akaba n'umukobwa w'imfura wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Dore muri comment section yitwa Abanyumunsi, ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira, mukomeze gukanda subscribe kuri Aki Empire kugira ngo tubane mu biganiro bitandukanye bya buri munsi byiza kandi byubaka society. Stay safe, be blessed, we love you.